kugeza isaha zikiri bambonye nk'abakeni bazi bambwira mbahereza moto yabo duseze amasezerano babyanze ubu barajya bahora buri munsi mara amadeni bari kuvuga ngo batukope ngo yiyongere ngo ku madeni twari dufite amafaranga tuzayabona. Ni ukuvuga ngo ikibazo kiri kuri Sipiro kimaze kurenga urwego. Sipiro ni kampani yaje gufasha abantu, ahubwo ibibazo niho byabaye byinshi. Ni ukuvuga ngo niba moto ihaye akantu gatoya uraza ukayiparika kandi amafaranga agakomeza akiyongera, bakakwaka verisoma kandi banayibitse nta kintu bashobora gukora. Ubujura bugaragara mu bakanishi babo. Barakugura moto ari nzima, umukanishi akakubwira ngo nyishyura aya ngaya ngo mbigukorere, ngo niba ubyanze ngo yirekere hano nyine ngo iryame nk'izindi. Ibyo ni ibibazo twagize kuko abagenzi banjye bamwe banga no kuzizana zikakomeza zikabara ziri mu rugo kubera kwanga ko n'ibikoresho birimo bizapfa biri mu igaraje. Njye n'urugero byaranabaye, ntabwo ari byo numvise. Njye apfuye arambwira ngo ni nyamuhe cyangwa bizihorere. Reka nkomeze mbere zikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News aho muri hose. Nshimira bakoze subscribe, ndetse niba nawe utarakora subscribe kora kuri subscribe kugira amakuru yacu aje kugira 5/5. Ayo marira na y'abanyarwanda n'abamotari wari umaze kumva cyangwa se wumvise barimo gutaka kubera ibibazo bitandukanye baterwa na kampani ya Sipiro. Iyi ni kampani yatangiye muri 2022, nibwo nkeka ko yagejejwe hano mu Rwanda no muri Afurika ubwo irimo kwaguka. Iyi kampani rero igiha abanyarwanda binjiye mu mwuga wo gutwara moto z'iyi kampani, noneho bakagenda bazishyura buhoro buhoro mu byiciro. Gusa hari ibibazo bibangamiye abamotari rwose, bigaragara ko abamotari bagizwe imbohe y'amadeni, bigaragara ko bibabangamiye cyane. Nta kuntu byumvikana uburyo umumotari ashobora guhabwa moto binyuze mu masezerano n'iyi kampani n'umukiriya wayo, iyi moto ikagira ikibazo ikajyanwa kuri garaje hano i Masoro ho garaje y'iyi Sipiro iherereye, moto ikamara ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3 itari yakorwa kandi umunyarwanda ari kubarirwa amadeni. Bigaragara ko muri kontra cyangwa se mu masezerano akorwa hagati y'abamotari y'abakiriya b'iyi kampani na kampani harimo ikibazo gikomeye cyane. Ese itegeko rigiye ngo niyihe ngingo iri muri iyi kontra irengera umukiriya iyo moto yagize ikibazo ikamara igihe kinini mu ruganda itari gukora kandi we barimo kumubarira verisoma? Urumva buri muntu wese aba yaragize budget plan igihe azishyurira amadeni, ariko iyo bigenze uko nguko ya minsi iriyongera bikaba igihombo ku mukiriya wa moto, ariko kampani yakomeza kubara amadeni kandi kinjiza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nabonye urwego ngenzuramikorere RURA rwahaye iyi kampani ya Sipiro iminsi 5 yo kuba rwasubije moto abakiriya bayo, rwakemuye ibibazo bibabangamiye. Ariko iyi minsi 5 byibuze bakwiye no kureba niba aya masezerano hari amasezerano iyi kampani igirana n'abamotari, niba koko hari ingingo zirengera uyu mukiriya iyo moto yagize ikibazo ikajyanwa mu ruganda ikamara igihe kinini idakora ariko agakomeza kubarwaho amadeni. Iki ni ikibazo. Ibi biragaragaza iki? Ni imikorere idasobanutse iri hagati y'abakozi ndetse n'abakiriya n'iyi kampani. Ikindi kibazo ni amafaranga bishyurwa y'umurengera basabwa n'abatekinisiye bazikora, cyane ko basaba amafaranga y'umurengera ati nudutanga amafaranga moto yawe ireke iryame hano. So ni ikibazo gikomeye cyane gikwiye kwirwaho. Ikindi birashoboka ko kuko hari abakiriya bavuga ko izi moto iyo zigejejwe kuri garaje hamara igihe kirekire wajya kuyireba ugasanga amapiyesi yarahinduwe. Ibiro bigaragaza ko rero hari amapiyesi ashobora kuba akorwa muri izo moto agashyirwa mu zindi nshyashya zigashyirwa ku isoko. Ariko nk'iyo umukiriya ahawe moto yakuyemo piyesi nzima igashyirwamo piyesi zishaje,
ese iyi moto iba izamara igihe kingana gute. Ni ukuvuga ko usanga umumotari yagize impanuka rimwe na rimwe ugasanga bibagizeho ingaruka. Iki nacyo ni ikibazo gikwiye kugira gute gukurikiranwa, kuko niba moto yari kuzamara imyaka 5 nta kibazo ifite igashyirwamo piyesi zishaje, ibi bintu bizabangamira imikorere y'umukiriya w'iyi kampani. Ibi nabyo rero bikwiye kugenzurwa n'inzego zifite ububasha, abantu bagafashwa rwose bagakemuka. Ibi byose rero usanga n'ubundi aribyo bituma amadeni amara igihe kirekire, kwishyura ugasanga ni ikibazo, bigatera igihombo ku bakiriya, bigasenya icyizere ku bakiriya, ndetse bikababuza n'ituze ryo mu mutwe, kuko burya iyo kampani mukorana nabi no mu mutwe ibintu birivanga. Iyi kampani rero ikomeje kugenda igaragaza amakosa menshi adasanzwe. Ikindi gikomeye, hari abanga kuzana moto zabo kuri garaje, kuko iyo bazizanye zimara igihe kirekire. Iki gihe kirekire zimara, bo aba bakiriya baba barimo kubarirwa kwishyura ya madeni kandi batari gukora. Iki ni ikibazo, aka ni akarengane. Ibi bigaragaza ko iyi kampani ishobora kuba ishaka kugira aba bantu ingwate cyangwa se abakoroni b'amadeni. Ibi bibazo bikwiye gukemuka rero. Niba kampani yaraje ije gufasha abanyarwanda, yaje kubafasha, ariko nabo barakora, kandi niho iyi kampani amafaranga ibakuramo niyo akomeza gutuma yiyubaka. Ntabwo ikwiye rero kugira gute kwiyubakira mu gusenya abanyarwanda. Ni ibibazo rero byakomeje kugaragara, aho abaturage benshi bari bahuriye hano i Masoro, hahereye iyi garaje ya Spiro, aho bari bafite ibibazo bitandukanye. Basanze rero urwego ngenzuramikorere RURA rukaba rwahaye kampani iyi Spiro iminsi 5 yo kuba rwakosoye aya makosa. Icyo nabwira rero abadukurikiye ni uko abiyemeza kujya gufata moto muri kampani bakwiye kugenzura amasezerano arimo, kubera ko hari igihe usinya amasezerano akakugira imbohe igihe kirekire, aho kugira ngo icyo gikora kiguteza imbere kikagusubiza inyuma igihe kinini cyane, kandi kikagusubiza inyuma mu buryo bwose, mu mutwe no mu mikorere. Ndizera ko rero ibi ngibi tuganiriyeho bishobora kugira icyo bikumarira. Niba uri umumotari urimo kunyumva, niba uri umukiriya w'iyi kampani urimo kunyumva, mbere y'uko ugira amasezerano usinya, ukwiye kugenzura neza ko atagushyira mu kaga. Mukomeze mukore subscribe, tubone 5 kuri 5. Ndabakunda, mukomeze kugira ibihe byiza. Ndizera ko muri iyi minsi 5 ibisubizo biraba byabonetse. Murakoze.